Neema ya Mwana wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Umwana. Bavandimwe aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina rya Kristo, Kristo aba ari hagati yabo. Muri iyi nzu cyangwa uru rugo tugiye guha umugisha, azaturamo abo Kristo yatoye, nabo bakemera kumukurikira, bakamwegurira ubuzima bwabo biyemeza kumukunda kuruta byose, basezerana ubumanzi kubaho nka Kristo, umukene no kumvira. Niba uhoraho atari wubatse inzu, ba nyir'ukuyubaka bagokera ubusa. Imana niyo itanga umugisha kandi niyo ikwiye gushimirwa ibyiza byose. Yesu yasabye abigishwa be ko urugo rwose bazinjiramo cya mbere ari ukurwifuriza amahoro hamwe n'abarutuye bose. Natwe twahuriye hano kugira ngo dusabe ayo mahoro y'Imana, tudutakambire Imana umuremyi wa byose kugira ngo ubuzima bwabo bwose bazahore baharanira gutunganya amasezerano yabo, bazahore baha Imana ikuzo bafatanyije na Yesu Kristo, maze bayobowe n'imbaraga za Roho Mutagatifu n'isengesho, abere bose ikimenyetso ko Kristo atuye rwagati muri twe. Dusabe Nyagasani Imana wowe udahwema kudushyigikira no kudutera imbaraga ngo tugukorere. Turagushimira ko mu rugendo rwacu hano ku isi udutora inyota y'iby'ijuru. Abagaragu bawe bazaba muri iyi nzu bahe kugutega amatwi mu kwemera, barangwe n'isengesho rivuye ku mutima, bagushakashake mu mirimo yabo ya buri munsi, akubone mu bavandimwe babo baba abahamya b'ivanjiri kandi bazahore bishushanya na Kristo, maze bazahingukana ibyishimo imbere ye igihe azaba yigaragaje mu ikuzo rye. Bisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Turaha amazi umugisha, ikimenyetso cy'abatisimu twahawe, dukesha imigisha yose n'ubuzima muri Kristo.